ntituzi igihe azazira, ku manywa cyangwa nijoro, aharazaza bugorobye cyangwa umuseke utambitse, aratwihanangiriza kuba maso iteka ryose, kugira ngo ubwazatumuka azasange twiteguye. Ndibuka uburyo yadukunze akaduharira byose, yasize ubwiza bwe mu ijuru, yitangira kudupfira, azanezerwa nagaruka kujyana abo yacunguye, nibazasanga bari maso bamaze kumwitegura. Tumwitegure, 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 dore turamwiteguye. Ari Yesu mwana w'Imana, dore uzi ibyo ndangamiye, nizigiye ko nzakubona, murebesha amaso yanjye, nubwo bamwe bazaguhunga babonye igitsure cyawe, njye nzakuramutsa nk'ijuru.